Yes, ngira ngo murabona ko tuvuye muri show cano yite Rwanda, izina niryo yitiranwa na cano yite Kigali News Channel. Turi muri Kigali Kagarara. Babwira ukuntu show yari imeze. Mbona kuvuga ngo show yari fresh, show yari neza cyane. Nubwo se umwanya wabaye mutoya ariko byase kose nk'abasaza twakoze ibyo twakoze muri uwo mwanya muto. Yes. So rero kuri Kigali News Channel ngira ngo twababwiye ko ibiganiro byacu arakagaruka anytime cyangwa se buri gihe ku bantu bumva ikinyarwanda muzajya mubona ibiganiro byacu buri munsi. Ni munsi ni ku munsi, ni umunsi ku munsi naguhumeka ugahita batuma bombe za danje nta kintu. Ni ukuvuga ngo mwana uyu munsi murabona ko navuye mu cyaro, navuye ahantu bita Ingoma. Nanjye nuko uri kumgarura no kumuhigi. Yego mwana. No kuvuga ngo nkimara kumva call ya Majide Black ambwira ati mungu wanjye tugene muri Gens, nta kumusuzugura nta gutenga umusaza, nisivuga ati reka nzamuke nk'umuhungu tugende dukubite muri ubwo buryo kabisa. Icyambere nuko babonye ko bakwemera. Audience nayibonye iminota mike nari mfite uko byasa kose. Ya no kuvuga ngo urumva nyine ni ibintu byari n'ubwa mbere urumva nari ngiye muri Gens cyangwa se n'ubwa mbere nari performance ndirimbo yanjye nyine mu bantu nyine benshi nka kuriya. Ya ni ibintu nyine byadanje kuko urumva noneho kuririmba indirimbo bo sinzi kumva ikintu. Ukuvuga ngo bo n'ubwa mbere bari bayumvisheho ariko nabonaga bagupfunyika amafaranga Kagarara ako kantu ntukibagirwe. Ni ukuvuga ngo uko byasa kose ntabwo zirenze inote za senkisi. Ariko nazo zirabara gusa appreciate ku bantu bagiye baza kumburesinga. Aiwa muri abantu badanje cyane brother. Yes. Wewe wabonye bakwakiriye gute nyine ku ibintu wari witeze nyine ibyo wateguye? Ibintu byose nari nateguye. Nishimiye kubona Papa Buryohe mu inkoko nubwo ari deni. Kumbe ziriya nkoko zari deni cyangwa zari impano? Oya, arasimano zibaho. Arumva ariko kubera ko mukunda cyane n'umuryango we, nkunda ukuntu bafite vibe, navuze ati we wa mugabo iki zifasha abantu benshi. Nuvuga ngo stage se ni kuri ari nko mwayipanze na Kagarara cyakoze ikiriho cyo nuko oya Kagarara wagira ngo show yahageze ahita yiheka ku bitugu. Kagarara yahise akora fe. Ni ukuvuga ngo ni ryakosa nyine bakoze mani ko ari ukutona. Zo nyine kintu nanda cyaba kujye kira kiboro nyine ibintu cya kintu cyanunguye. Ni uko nari indirimbo mani bwa mbere aribwo bana banayumvishe nyine nkabona audience nyine hari ukuntu nyine vibe inzemo fresh. Amaji wazakoranye indirimbo na Kagarara. Ari ikibazo se? Njyewe nari nta kibazo. Nta kibazo. Kagarara iyo ndirimbo yakitwaga. Iyo ndirimbo se muri vacances turi code tuzabamenyesha nyuma. Nyine nk'urugero okay ukurikije ukuntu z'amaji. Man n'ubuzima busanzwe tu. Ni nyine zaba ari full message. Twebwe ntabwo turirimba man ibintu ntabwo dutanga man ibintu biri ntuza biri pirate. Dutanga man ibintu biri original. Kandi bisaba ko twigira ku ruganda. Ama wewe uramutse ukoranye indirimbo na Kagarara wahita gute? Naita University. Wahita? University. Arya wewe warayize? Oya. Se ngubeshye. Nigeze kurasa abantu baririmba ngo twara yarangije bakarana yakandagiye. Ibeta. Korakaraka. Aze bira bintu mushaka. Kuki ari biramukunda kwe. Ariko nibyo. Ko iki se wahita University? University nuko Kagarara ari umuntu ushobora kuba azi uburemere bw'amashuri arabanza yisumbuye. Kameme ntabwo wagera kuri universite utararangije wenda secondaire. Ese ntabwo wumva ko habaho n'amashuri y'abantu bakuze we ntabwo wumva wagenda?
ni urugero ariko iyo nkubwiye ngo turi ku ishuri ko riratunaniye bumva mvuze abandi uyu nguyu yararishoboye rero umuntu urishoboye n'uwo rinaniye iyo babihuje byaba ibindi bindi ese kubera iki ni ukuvuga ngo bari batumiye amaji nabonye kuri afishe yego igitekerezo cyavuye cyo kuvuga ngo nakagarara mujyane oya Kagarara agomba kuba ahari Kagarara mani ni umuntu wa danje kugira ngo urabyibuka waje kunkoresha ikiganiro numva hip hop ye numvira akaze ndavuga okay mani umuntu hari igihe umuha chance nawe akaba yakora ibyo agomba gukora icyo wakoze we ni ukuvuga ngo iriya platform ntabwo wahisemo kutayizi ni ntabwo ari ukuyiharira yego ubu ngubu mugiye guhita musubira mu cyaro se cyangwa n'ubundi muracyafite iminsi muri Kigali natwe turi gutekereza Kagara mugiye guhita usubira ibyaro cyangwa uracyari n'ubundi muri Kigali ngewe n'ubundi ni ya gahunda n'ubundi ni ku ishuri mani ugiye kujya ku ishuri niyo gahunda kabisa ariko uzagenda ejo uko biri kose iri joro ndararangiye cyakoze ikintu kiriho cyo nuko ngiye nkurikije abantu twaganiriye bitabiriye show inyuma yego mwahatwitse yego ibyo mwasabwaga gukora twabikoze mwabakubiye ni nabyo nanashima niyo muri ugiye stage just ukabona audience nyine ubu ngubu ariko Kagara nugera sikuru ukumva ikintu bavuze ku bintu batubonyeho ugomba kuma feedback kabisa kandi ikindi mwabonye ko twese umuntu ashobora kubona wenda umumanajya nk'hariya twari turi munini ushobora gushora imari ku mpano zigiye zitandukanye kandi byavamo nawe ukeneye umuntu wagushora imari mu muziki njyewe ndamukeneye nyine ntose ninde utamukeneye ndamukeneye ni nk'iyo se korabo wumva wahita uheraho bwa mbere hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda niyanjye na Kagarara iyo se ikeneye umushoramari mwebwe ntimwabyishyiramo imbaraga oya turakennye bajya bimenya amafaranga dufite ikintu ese Kagara uri muri yumva gute nyine nyuma yo kwakirwa ahantu hariya bro just feel happy because nyine ukora ko nanjye numva navuga ati n'ubwa mbere nari ngiye imbere ya audience ingana kuriya tu just nyine ndumva nyine ari ibintu bya danger ndumva nishimye nanjye umuntu nkanjye ase Kagara turiya tuntu wasimbukaga hari abantu yasimbutse uzi ko njye ntabishobora nagiye kubona bari kuvuga ngo anyure kuri esikariye mbona umusaza ahise yagwamo none se Kagara turashaka kuza kugusura na Gade rero na Kigali News Channel na Majid Black Amajid tuzajya gusura Kagara mu banga ariko none se yuko usubonye se ko nawe atugeraho so karibuni kabisa uko umuhamagara ngira ngo ugomba kuba uramuhamagaye nk'ejo cyangwa ejo bundi ariko nyine ukuntu ahita byoroga oya rega kwiga ni ikintu kizima mani ni ikintu cyatanje ese hari umuntu muri showbiz ubureba ukavuga ushobora kureba ukumva wavuga ngo kwiga nyine iyo yiga fasha gutya njye kongorera umwana w'umuntu ni ukuvuga ngo hari igihe ubona umuntu ukavuga uyu muntu iyo urumva ukavuga uti uyu muntu iyo abaze impano y'abantu ukuntu yaba imeze yakayifasha uvuga ngo wowe uramureba ukavuga ati umusa iyo uza kwiga pe byari bibe byiza cyane byari kudufasha ku buryo hari n'igihe washyiramo unyurabwenge ukavuga ngo Kagarara ni umuraperi wa danje kabisa ariya mashyi uwo muntu nkubwiye bari bayamukomera reka none se ubwo for real ubu ngubu gahunda yo kuzajya kumusura
Kagarara niwe uza kuduhereza gahunda yo kujya kumusura. njyewe anytime I'm available Uze nka ryari muri weekend. Ni ukuvuga ngo dushobora no kuza reka tukanarara oya nanabakubita n'ubunyobwa kuko nibwo buba bwiburiye ingoma bwo guhekenya bwo guhekenya bubisi kandi Kagarara. yes uri tayari kujya kurya ubunyobwa ariko ntarenze man anytime n'ikivuye ku mutima w'umuntu. anytime muri weekend mufite time mwaza mukangwaho ntari bisagara. amajeni dusoze bwo ngubwo twajya mu nyese mumbe nyine Ariko ndashaka idegede ba. Okay Wari burasa? ntago ntari burahariye ahubwo ngiye hari igitekerezo mfite ndaza kuza kukibaho inyuma akubona shida amajeni reka tubarekure rero musubire mu cyaro Fantastic. Wamwumvishe. Ntabwo bavuga ngo mureke tubarekure mutahe. icyo wahisemo ntabwo ngo reka dukore ikiganiro nyuma ya stage uhita umbwira ati reka ndashaka kujya kureba Kigali. Nose ntabwo turi muri Kigali. Si Kigali tuvuye gukorera show cyane kabisa. Nose ibindi watubwira ni ibiki? Usibye akantu kabura hano hasi kitwa news channel ako mugani kamwe konyine news channel akintu byose bifura nuko ngo ugiye gutumanuka ubu ngubu right now kabisa ngiye guhita manuka nirekeze ku ishuri isomo tubahore mwakoze cyane mwakoze n'abadukurikiye bakoze cyane baduhe subscribe bakoresha ya erega na comment burazi bari sawa cyane na comment kuvuga ngo Kagarara Kingdom twishimiye ukuntu twakubonye ibintu nk'ibyo ngibyo. So munasure cyane uzacu mana Kagarara Kingdom mukore subscribe share and comment ibintu bishe ku buryo Amag the Black official nuko nguko ibiganiro byanje na Kagarara bwa nyuma tugenda niye comment uheruka kuboneka kuri akazi cyane kuko babaza iyo umuntu yanditse comment yandakaza ntayihari ntayiheruka Kagarara hari comment uheruka gusoma kuri akazi comment is oya n'ubundi ntayo wakoze cyane Gadi I really appreciate my brother. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.